twakoze ariko last night twari turi kwa muganga. Ese we reka mbibarisi ntaki ibyo byaramuzi tubivuye njye yigera nyikiri umwana nari nzi ko nyine umuntu azana uruhara ashaje. By the way, ari umuntu wambwiye ngo yifuzaga kumenya ngo before ngo yuko dukundana ngo twamenyanye gute. Akishe nyirankware nzashira nkamenya. Ayiwe wowe ni n'ubwa mbere mwumvise. God damn. Ninde zawudusobanurira? Niki meze neza ariko wapi nakuntu meze nabi muraho. Ai twarwaye byagoranye turarwaye noneho Ramuza ararwaye ko se noneho habuzuru ninde urwaza undi ninde biragenda bite. Twabuze urwaza undi ariko nuko guhinduka ku kirere maybe. Ya nabonye noneho na comments zitubwira ngo mube muratwicisha irungu n'abandi bashiti banyu. Ndavuga ati rero reka tuze dukore. Twakoze ariko last night twari turi kwa muganga. Ariko kubera ko ira comment yaje ninjora. Yaje jo kumanywa ngira ngo. Iyo utayimbwira ntago nari kubyemera ko dukora ariko we choose you people because we love you so much. Cyane kandi cyane ko turabakunda pe. Urukundo mutwereka it's really touching. Dukora ku mutima then tunabahaye ikaze kuri Hozi Hub again. Tunavuga ngo don't panic again. Ya natwe twarwaye ariko nyine we don't panic. Twaje ya Allah ndikumva no umva mbabwire mumeze mute tumeze neza ntago turwaye ndabihinduye turakize mu izina rya Yesu. Amina. Hajya mu cyara bumuvuga go turavuga ati alhamdulillahi ala kulli hali. Amanye nkataka ndafuye. Dushimiye Uwiteka kubw'ubuzima bwiza. Amina. Inshallah. Inshallah. Ako ngenziga Qur'ani kikurenge nkurushe. Nago andusha. Ako siko nayize kuri MPB muri primaire njya nkwihorera. Nibyo muri primaire nyine ngiye nayize imyaka yanjye yose kugeza aho tsaziye. Nanungu uracyayiga. Iyo wibeshye ugahagarara gato tubyibagirwa. Umva ni muri urwo rwego. Ese kutari kuvuga ukuntu twaje hangaho ntegeye move. Ntabwo namutegeye move ahubwo nukanahinda. Bwabonye umuntu ujya kurwara yajya no mu bitaro akabwira abantu ngo baze kuza kumusuka we. Uyaha kugira ngo akore ngo video. Bansutse akomana. Yibashuka. Yagiye kwisukisha rwaye ngo ntago ngiye najya imbere ya kamera ngo nsa gutya ubuse byagaragara ati sha urateranya pe. Ibi ni urukundo ariko abakunda damn. Umva sinza neza. Urasa neza. Umva mbabwire nawe wanegeye imodoka wakoze ko negeye imodoka ari ntabwo ari kugenda kuri moto. Hanyuma ikindi niki hajya hano turi Golden Gala. Ahahoze hitwa ntabyo hahoze hitwa Golden Gala hitwa Golden Gala. Ni hano Kicukiro ku Muyange uri kumva. Ni ahantu heza hari jardin nziza. No jardin nubwo muri kubona party noya ariko ni nini. Hari jardin z'ubukwe nabonye hanaberamo amakwe ubukwe cyangwa se n'ibindi birori amanama anniversaire bridal shower ibintu byose dufite na salle. Udashaka gukorera hanze muri jardin hano turi wakorera muri salle. Dufite ibyicungo by'abana, dufite piscine, dufite bar resto, dufite sauna, dufite massage. Kundi kuvuga nkata ndebayo ararugo. Se wonde kutarajya muri massage. Kutarajya muri massage. Sauna. Tuzajya ninkira. Kandi hano bihendutse. Nyine tuzakora ninkira nago meze neza. Kandi nawe urarwaye ako urayikeneye sauna kwerwaye cyane.
kandi ndaje mbabwire bari bagukorera ibintu bigiye bitandukanye. Ari kumva ngiye ndwaye igifu naraye kwa muganga. Ese kutambwiye ya story babwiye Siraje ngo ukuntu ngo wabonaga ngo nabaye mwiza ngo ariko ngo ukanga kubivuga. ibyo twabisubitse Reka mbyivuge ngiye kubera ukuntu ngo ndakwikina reka mbyivuge. ngaho ikinema Ngo yabonaga nabaye mwiza ngo akavuga ngo ubusunda mubwira ko yabaye mwiza arwaye ngo aranyica noneho ngo aravuga ngo ndikumva iki gikoga kiri kunshinyagurira. abo barambwira ngo abakobwa beza nibo barwara igifu ngo ababibo barwara ikirunguri. Sawa barakwica Yesu we. Akora wallahi ikirunguri kiri no mo nanjye nyirwara. Nanjye ubwo nawe uri muri babi. Oya nese kandi narwaye igifu. Njye nabimenye kwa muganga. Ambwega abakobwa beza ngo nibo barwara ikirunguri. Nako abakobwa beza nibo barwara igifu. Ababi bakarwara ikirunguri. Ubwo nyine ndi mwiza kubera narwaye igifu. Nkagera no kwa muganga none urumva biri too much. Ngo ahitagadura ko bagiye kwa muganga kubera igifu. Umva. Nari ndimo ndiyamariza unciyemo. Uri kumva ni muri urwo rwego ngeze ahangaha boss nkanamubwira ngo ndwaye igifu ngo kuko aje gukora akarwaye sagakobwa kangeta. Ambwira ati mwana wanjye waguha amata niyo mpamvu meza amata yanjye ariko. Kuki warinze kuyasigariye kugira ngo umahugurutse? Ese ko wari we wayasutse ko icyo utayazanye? Negereza ko yanywa mbona wabyirengaje. Yazana na yamenyanywe. Kumva Rata mujye muza musohokere hano Golden Gari. Muze n'abana banyu cyangwa namwe muze koga piscine y'abana n'iy'abantu bakuru. Hakaba sauna na massage. Nayingeze kuri sauna na massage tunca mu ijambo. Ariko n'ibyo kabisa. Uri kumva? Ese ntago gishyushye. Arashyushye. Yego. Yasinca. Ibintu byose birahaba ntago ari ibintu byo mu kabari n'ibiryo byose byiza yaba ibyo mu kabari cyangwa bitari byo mu kabari. N'amata dore nayo barayafite bamaye amata araryoshye. Uri kumva bahari n'ibyumba byo kuryamamo. Ibyumba byo kuruhukiramo ntago ari byo kuryamamo. Ibintu nk'ibyo kuruhukira mu byumba byiza. Either uri kumwe n'inshuti yawe mushaka kurelaxinga. Hari igihe utuye mu nzu muri quartier z'akajagari you people one of them hari abantu batuye mu nzira z'akajagari ukeneye ariko ibintu byo kuruhuka either ushaka kumara stress ari ukuntu umuntu buriya ari n'igihe uri mu rugo bitewe n'ukuntu nyine audience yo mu rugo ubona iri shabi cyangwa yakubangamiye ukumva umuntu akeneye kuruhuka nanjye ndi muri abo bantu ugahindura miliye buriya igihe umuntu ahindura miliye akumva nibwo arimo relaxed. Babyita bamwe n'abandi babyita guhindura plafo. Koko man. Ugahindura plafo akajya ahandi hantu ushobora rero kuza hano muri Golden Gala ni igitekerezo nguhaye. Ariko nunyumvira hari igihe uzaza kunsha ngo guhindura plafo. Hari na gym rero wajya ukora sport utazazana umudi. Ariko ndazikora. Hari gym uri kumva uzajye ukora ndaza kuvugana na boss ujya gukora sport hano. You people if you are interested in sports muzahansanga kabisa. Njye nkunda gukora sport mostly Friday kwa gatanu akenshi nubwo mafite time. Ubwo rero Golden Gala mwabyumshe ni heza hanyuma ikindi amata ntago ari we wayaguze mani amata ni boss wayaguze I know. Ako nyine we wayankoreye boss ngo yamubonye ngo amugire impuhwe ngo ararwaye narindi inyuma ye ndi kwikemura ibindi bintu byanjye. Hano n'umwana mwiza muzaze nimudiringa nawe muje nko kwakorera amapati nibwo muzabyumva. Umwana mwiza yabona akana kanjye kararwaye. By the way ari umuntu wambwiye ngo yifuzaga kumenya ngo before ngo yuko dukundana ngo twamenyanye gute. Turabaha in short nta kibazo ariko ngo nicyo kintu ngo turimo ngo turabafrapanga ngo ariko ngarashaka kumenya babonye tuza tubitura ngo twabituyeho ra rero uko byatangiye umva mbabwise Yesu we hari
muri 2021 muri December. Nge ntibazambaza ibintu buriya by'amatariki. Nanjye amatariki nayo nibuka kubera ko sinari nkwitayo kugira ngo njye kwibuka itariki. Uri kumva? You people ngo ntabwo bari batwitayeho. Nta kintu twavuganaga. Uri kumva mwarazaga we na Siraji tugakora nyine. Yeah. Actually before mbere duhura ko nawagira ngo bakuzane yatangawizi yawe. By the way nawe yaregarwaye grippe. Numva nyine byagoranye impande zombi. Before duhura ubwa mbere duhura ndumva narakumenyeye muri Makuta da. Nyemwe muje muri Makuta wowe uri DOP. Ni kumva uri DOP wacu. Ariko siko duteye mw'abantu mw'aba DOP ntago dukunda abakobwa. Ariko nanubwo wanerese bigize neretse twibereye inshuti biraho bya bisanzwe bya Kinyarwanda turahuza tukazatwiganira nyine twabaye inshuti for long time. Baka mwaka washizemo kabisa. Nkubona nkabona uraho nyine urasanzwe. Ase mwe mubona nsanzwe ra? Urasanzwe nyine. Urasanzwe sinagusanzwe uri iki? Ntago nsanzwe. Rega nta muntu ubusanzwe ku giti cye. Niso ubu so urasanzwe. Ngiye se ko ndi ibindi. None sumva nta muntu udasanzwe uba ngo umuntu usanzwe. Nta muntu usanzwe uba. Okay nagusanzwe sho. Burese bafite uburyo. Bigendanye tunwa twumye sugwa mukore ako gacyayi. Grippe yankomye. Bushye bagasukari gake. Guys, grippe yankomye. Ndari kwigira no kimwe si cyawe. Siraje arimo aradutera ngo imigeri ngo twamaze. Arimo aradutera imigeri yiyemeye ngo twamaze ngo turarwaye kandi niwe waraya turayiruka nk'ahantu hose. Avuga ngo abana banjye bararwaye ngo turabana be. Ngo abana banjye bararwaye bameze nabi. None arimo arigirisha ngo yambonye mu kanya avuga ngo nibyo nikoreshaga. Nibyo bikoreshaga. Yarahaza. Arana badafitiye urukundo abandi. Mureka. Sibyo? Gusa the thing is buriya iyo umuntu ajya gukundana n'undi twe ntago tubigwamo. Sibyo aratango twabiguyemo sha. Hari abantu nyine bazi ko twabiguyemo ko ntago twabiguyemo. Twabiguyemo. Gutibiguyemo gutariko. We started by 0. Twahereye kuri 0. Sha nabonaga mwiyemera. Cyane weho. Nazaga wiyemera nkabaga ati pega. None se ndiyemera njyewe. Nyine nago yemeye ko nabonaga wiyemera ati. Akosa. Ese ubundi umuntu ujya kumubona ko yemera uhereye ku kuki. Umuntu nyine ajya kwiyemera ahereye kuki. Hari epfo muri cya gipango harimo abana bo maboss bamo bafitemo niba ari inuze ya basket niba ari icyo ari gukina. Shobora no gusanga atari abana bo mu baboss ari mu muhanda bari gukina. Nawe ni mu gipango hari amazi. Ubibwiwe n'iki se kantu turi hakortiri? Nta muhanda urimo n'amazi ari n'amazi. Ngo nyumvira ikintu kibaye interesse muri gahunda zacu ngabana mu baboss. Umva ngaho mbwira. Wese se bajya gukinira mu kayira bakagukubita ukarenza bara mu bipangu by'abandi bakanga kuyigusubiza. Mama hi. Mami hi. Se wajureka guteranya amana. Gasubirize mama. Natse kuvuga. Guys twarakubiswe. Ubundi iyo ntakubitwa kubera gukina football mu nzira nari kuba ndi nk'akabange twite cyangwa rwatubyaye. Yego. Gana nabo barakubitwaga ahubwo we wacitse intege. Oya ntago ari gucika intege. Urwego football yacu yari iriho. Yari muri kaburimbo cyane. None ubu disi uri umuvetera. Wabaye umuvetera. Kuno se ko wabaye umuvetera byagenze bitukina ku cyumweru. Njewe no ku cyumweru byaranze. Nabyo isigaye byaranze. Nago Siraje rwose. Ese habaho igikombe cy'isi cy'abavetera. Gatereke kugira ngo ncyo adashye. Singiye kwiburira. Nyabuna urakoze. Inshuti yanjye. Se kwitambwiye ngo nagukoreye icyayi ngo nawe jya kunkorera. Oya. Ntacyo. Umva.
ukuntu reka wiyo ari ikintu nibutse muri ya video yinuze yifa akora umwana mubi ako njye narakubabaye nta nubwo nakoze iki se nakoze iki kibi uzi ibintu mukuru wanjye yanditse muri comment ako hari n'abandi bantu babonye babyanditse ngo mvukana na kaka guseka n'umugikari ngo muri umunakaka niba ari muri umunakaka niba ari mushiki wa kaka nabo ikintu gisekeje nabonye iriya video ngiye kubona mbonamo hano mu maso asa nka wa muja muvuga ngo ni kakajwe bwira comment ni wowe ufite aga catfish wirirwa wandika uducomment ngo nsanakakaje nta catfish ntabwo ahubwo mwese ninjye ngiye nyirabyanditse nabonye hari abantu benshi babyanditse hati se kakajwe ni yaje ariko that was again kandi twavuze ko nta kurakarira muri game utanyishyura amafaranga ya makeup ayahe nari nakoresheje sawa rero ubwo se ibintu byose byangiritse nabyishyura kubera iki utabyishyura kandi ari wowe wabyanjije uyu mukobwa arakora afite akazi akora afite akazi gahera ku wa mbere ku wa kabiri agasimbuka ku wa gatatu agakora ku wa kane no ku wa gatanu hari inshuti yanjye ako nyine ni umuntu mukuru yarambajije wese ngo we nura urumva ntabwo nari nzi icyo agambiriye mu kumbaza wese ngo we nura muhungu murakundana byanyabyo cyane namubwira ntabwo ari abimbwira gusa bimbwiye namwemerera arangije arambwira ngo uriya muhungu ni mwiza ngo ari hambo urumva ngo kitse niba atazi gukora yashaka gukora ibiki like akazi nyine gushaka amafaranga atazi gushaka amafaranga yego we niba utazi gushaka amafaranga bwo ngo wapi we niba mwana akundana guhita umureka we niba mutari mwakundana ngo uzashaka ukuntu bigenza kose ariko abikubwira umuntu yaranteranyije iraguteranyije se ntabwo uzi gushaka amafaranga ngo niba none se mu gihe wenda ntazi kuyashaka ntabwo uzi kuyashaka se wenda nyine urabyumva kandi ni umuntu mukuru ni inama yangiraga ngiye ko njyamo yandi ngaho nyabuneka ngo niba ntazi gushaka amafaranga nzi gushaka amafaranga subizi se ngiye twamenyanye mbona uzi gushaka amafaranga n'ubundi ko twamenyaniye mu kazi makuta naza zabitura ko makuta naza n'ukuri Imana baze kazaza hano tukamuhostinga akababwira ukuntu yatubonaga twigize nkaho akuna nta n'ikintu twari tuziranyeho ahubwo bajyaga babiduserereza aho ukavuga ngo karagakobwa buriya baravugaga ngo karagakobwa babanyigeka oya ntabwo nyamvuga ibyo bintu even if niyo yaba ari umuntu ntashaka byariho sinakubwiye ukuntu nteye iyo ushaka kumvugaho ikintu ngo hari liberite yo kukivuga nta kibazo as long as kitagira icyo kintu nkwaye keretse unyegetseho nk'ikintu nyine cyabangamira ubuzima bwanjye twe twari turi inshuti gusa ntabwo ari ukukujajinga ahubwo bitera n'uburyo witwaye ku bantu uburyo umwisanzuraho ako batangira kuvuga ibintu buriya bakekeranya ubwo barahanuye baravumbuye ntago bahanuye ntago bavumbuye ibyo bavugaga byari vraiment ewe byari period bavugaga ukuri none se ntibyarangiye nyine bibaye hari ukuntu uba ureba umuntu ahantu nk'igihe uhura n'umukobwa ahantu ukajya mwirebesha akajisho rataramuzi ariyemera buriya nyine yari yarankunze ahubwo abantu bakuru kubera abantu bo muri makuta bari abantu bakuru cyane twe twari batoya abantu bo muri makuta ni bakuru buriya barabibonaga yuko hari ukuntu ufitemo akajisho ariko ngiye simbibone niba murabihakanaga ngo mfitemo akajisho ukuntu wiyemera nta n'ubwo ubu ngubu wanabivuga tuvuge ati nyamara nayo narapofotse bad boy ako se kwiyemera mana nyagasani we ntabwo ari ukwiyemera mbwira abahungu banga ni abahungu bangahe bakubwiye ko bagupofotse akabikubwira kurira mu maso uwo muhungu ubivuga ababeshya ntabwo aba agukunda yego ni ukuri buriya umuhungu utinyuka kubwira umukobwa ngo ngenda gukunda ngo ibi n'ibi mbigukundaho uwo mutipe ntabwo aba agukunda byanyabyo umuhungu ugukunda aragutinya bya love story tubireke abantu bashaka love story yacu nyine bandike muri comment turashaka love story yanyu tuzafata umwanya twicaye tuyibabwire
ku murongo nta kantu na kamwe kavuyemo Besam. umva ko ari ibintu byinshi ko twaciye mu nzira y'umusaraba. Nta musaraba njye naciyemo kerekaho. Njye nawe uciyemo ndabizi. Ako se waciye mu musaraba? Ya nta musaraba naciyemo. Urumva? Ese ramo. Nundi no kujya gutekereza bikanga. Anje gutekereza uyu munsi byangoye. Bashaka kumbwira iki se? Ariko ngo naguri kunywa amata ngo uri kunywa imiti ya No. iriya miti na antibiyotike yarata ntabwo banywa amata ariko igifu byo biragendana n'imiti y'igifu biragendana n'amata nta kibazo. Umva reka nkubwire hari umuntu w'umupapa bahanze yarambwiye ngo tuvuge ikinyarwanda cyiza ngo ntabwo dukora ibintu byo gutwika ngo dufite content nziza yaradukunze nyine ngo n'abantu b'inshuti ze ngo baradukunda. By the way, reka mvuge iki kintu to be honest ku bantu badukunda badufana. Njye naje imbere ya kamera kubera ikintu kimwe nuko wabinsabye nkabyemera kandi ndavuga ati sinshaka gutwika manjye ntabwo mba mwishe yo gutwika. Ari ugutwika mwari kwa mwarabonye ariko uko nabivuze ngo nuko wabinsabye nkabyemera. Vuga ngo habaye inama zigira nko muri 5 kugira ngo uyu muntu abe yicaye. Ese we kuki wigira gutyo? Ntago ari ukwigira gutyo. Siraje arakomakoma inde inshuti zacu zirakoma. Gutwika ntago ari byiza. Bigira period birangiriramo. Ewe nanjye ariko nanjye n'umuntu ntago ndi rutwitsi. Reka. Gukora ikintu uvuga ngo ni ugutwika. Umva reka nkubwire. Hari ikintu natekereje. Ndavuga abantu batureba harimo abantu bakuru, harimo abana, harimo urubyiruko, harimo abakuze cyane n'abandi nyine badakuze babita abantu nyine baba bari mu myaka 40, 50, 60 baba batarasaza cyane. Babita abaki ntabyo nzi. Urubyiruko n'abashesha kango abandi ntabyo. Abashesha kango n'abashaje cyane. Iyo bavuze ngo umuntu nijigija. Nijigija. Ega nawe bari mu bashesha kango. Sawa bari mu bashesha kango. Oya. Ijigija Ijigija ni umusaza nyine ugifite imbaraga. Ako kuzi umuntu ukuze ariko yego. Bene abo bantu nabo ushesha kango ni wa undi nyine uba warazanye imvi ari no ku kabando. Uri abashesha kango. Dusoje amajigija. Semani. None uyu nguyu naramubwiye ngo namuzi imigani ngo reka ngiye ngo ndumumetisi uzajya uva hano uvuze umugani w'ikinyarwanda. Ese you people nago muzametisi abarundi n'abanyarwanda. Unawusobanuye. You people you don't know metisi between Ugandan and Rwandans. You people you don't know metisi between Ethiopians and Rwandans. Gusa ko harimo akantu weka ko muri Ethiopia ntago kahura. Oya naho hafi. Tutararenga utaranjijisha vuga umugani wo mugenurano nyine umugani muto. Umugani mugenurano ni iki? Ni umugani mugufi nyine kwa kundi bavuga ati wenda haryo ubwo ushaka inka ryama nkayo. Ngo n'umugani. By example. Ariko abo basigaye bavuga ko ushaka inka igura. Numvise n'undi noneho ngimbwa ngo yihungo ni wa mutipe niko yatubaje ngimbwa ngo yihungo ivumbi yicara ku meza nibazo mugani umuntu wavuze nago ngo ari umugani vuga umugani wa kera nyine umuntu yumva ngo ushaka inka ryama nkayo reka kandi nawe uvuga nawe usobanura ntago ndibusobanure ahubwo ndabarangira umuntu azaba basobanurira akishe nyirankware nzashira nkamenya ayiwe wowe ni n'ubwa mbere mwumvise god damn ninde uzawudusobanurira sore ikina muri bamenye Sore ikina muri bamenya susore ikina muri bamenya turamubwira ngo azandike muri comment usobanure. Oya gera shaka. Tuzamuza. Nuko twigeze guhura. Uzamuzana? Ndamubaza ati akishe nyirankware nzashira nkamenye ni ibiki. Ambwira ibintu byinshi biranshobera birancanga. Ariko ari gukorana na Sore ukazambarira kamwinginga mu byubahiro bye kamuzi. Ariko hari abantu badakunda kujya imbere ya kamera bitari filime. Ariko yatubabarira kaza basi tuzamubaza uzamuvugisha nambwiye ko nanamukunda disi cyane akoma ari nundi ajya avuga hari umugani ajya avuga
uwo nzi cyane ni Akishe Nyirankware ngo hari n'undi noneho nawe ujya kumera nk'uw'imbwa ngo imbwa yasomeje amata keke you people uwo mugani uva he koko oya nese umva waciye umugani utaye ngere kanze niba uko mugani siko nsenye umugani nzi cyo koze nyinshi mu mitwe yanjye wacinzira utazi ubwo bere muci inkono utazi iyo ni indirimbo waciye inzira utazi wari utajya vuga wacinzira utazi ndumva utari kuza ngere kanze mba gusa nge actually ntabeshye nta migani nzi abasa ngere kanze mbacira umugani kandi woroye urwishigisha yararusoma uwo ndaruzi bisobanuye iki ntacyo nzajya ninterprete imigani uvuze urwishigisha yararusoma bisobanuye iki ko uwizaniye ikibazo ari no ugomba kugifesinga usobanurwa n'undi mugani uvuga ngo iyo wikururiye icyinshi cyangwa se icyago cyangwa ikintu kibi urareka kikagutwara ko niwe wakizanye wikururiye icyinshi urareka kikamutwara ariko hari umugani cyangwa se inkubisi y'amabyira yitarukiriza oya wenda nawe ngo inkubisi y'amabyira wita inkubisi wait inkubisi y'amabyira yitarukiriza bisobanuye iki iyo wijanditse mu kibazo uremera kikagufata ibyo bavugaga byari vraiment ewe byari period bavugaga ukuri none se ntibyarangiye nyine bibaye hari ukuntu uba ureba umuntu ahantu nk'igihe uhura n'umukobwa ahantu ukajya mwirebesha akajisho rataramuzi ariyemera buriya nyine yari yarankunze ahubwo abantu bakuru kubera abantu bo muri Makuta bari abantu bakuru cyane twe twari batoya abantu bo muri Makuta ni bakuru buriya barabibonaga yuko hari ukuntu ufite amakajisho ariko ngiye simbibone niba munabihakanaga ngo mfite amakajisho ukuntu wiyemera nta nubwo ubu ngubu wanabivuga tuvuge ati nyamara nayo narapofotse bad boy ako se yemera mana nyagasani we ntago ari ukwiyemera mbwira abahungu banga ni abahungu bangahe bakubwiye ko bagupofotse akabikubwira kuri mu maso uwo muhungu bivuga babeshya ntago abagukunda yego nukuri bura umuhungu utinyuka kubwira umukobwa ngo ngenda gukunda ngo ibi n'ibi mbigukundaho uwo mutipe ntago agukunda byanyabyo umuhungu ugukunda aragutinya love story tubireke abantu bashaka love story yacu nyine bandike muri comment turashaka love story yanyu tuzafata umwanya twicaye tuyibabwire ku murongo nta kantu na kamwe kavuyemo umva ko ari ibintu byinshi ko twaciye mu nzira y'umusaraba nta musaraba njye naciyemo kerekaho njye nawe uciyemo ndabizi ariko se waciye mu musaraba njye nta musaraba naciyemo urumva ese ramo noneho no kujya gutekereza bikanga nanjye gutekereza uyu munsi byangoye bashaka kumbwira iki se ariko ngo ntabwo uri kunywa amata ngo uri kunywa imiti ya iriya miti ni antibiyotike yarata ntabwo banywa amata ariko igifu byo biragendana n'imiti y'igifu biragendana n'amata nta kibazo umva reka nkubwire hari umuntu w'umupapa bahanze yarambwiye ngo tuvuge ikinyarwanda cyiza ngo ntabwo dukora ibintu byo gutwika ngo dufite content nziza yaradukunze nyine ngo n'abantu b'inshuti ze ngo baradukunda by the way reka mvuge iki kintu to be honest ku bantu badukunda badufana njye naje imbere ya kamera kubera ikintu kimwe nuko wabinsabye nkabyemera kandi ndavuga ati sinshaka gutwika manjye ntabwo mba mwisi yo gutwika ari ugutwika mwari kuba mwarabibonye ariko ukuntu abivuze ngo nuko wabinsabye nkabyemera vuga ngo habaye inama zigira nko muri 5 kugira ngo uyu muntu abe yicaye ese we kuki wigira gutyo ntago ari ukwigira gutyo siraje arakomakoma inde inshuti zacu gutwika ntago ari byiza bigira period birangiriramo ewe nanjye ariko nanjye ntabwo ndi rutwitsi
reka gukora ikintu uvuga ngo ni ugutwika. umva reka nkubwire hari ikintu natekereje ndavuga abantu batureba harimo abantu bakuru harimo abana harimo urubyiruko harimo abakuze cyane n'abandi nyine badakuze babita abantu nyine baba bari nko myaka 40 50 60 baba batarasaza cyane babita ntabyo nzi urubyiruko n'abashesha akanguhe abandi ntabyo nzi. Abashesha akanguhe n'abashaje cyane iyo bavuze ngo umuntu nijigija nijigija Ega nawe bari mu bashesha akanguhe sawa bari mu bashesha akanguhe oya ijigija ijigija ni umusaza nyine ugifite imbaraga ako kuzi umuntu ukuze ariko yego bene abo bantu nabo ushesha akanguhe ni wa undi nyine uba warazanye imvi ari no ku kabando uri abashesha akanguhe dusoje amajigija semani none uyu nguyu naramubwiye ngo namuzi imigani ngo reka ngiye ngo ndumumetisi uzajya uva hano uvuze umugani w'ikinyarwanda. Ese you people nago muzaba metisi y'abarundi n'abanyarwanda unawusobanuye. You people you don't know metisi between Ugandan and Rwandans. You people you don't know metisi between Ethiopians and Rwandans. Gusa ko biko sarimo akantu weka ko muri Ethiopia nago kahura. Oya naho hafi. Yavukiye hagati y'imipaka ibiri. Guys, you know how forehead I have? Fit the forehead, you people. Ni forehead no. Natangira nuke ariko I do really love it. Ariko myaka 50 ngaho nyine ko nari mbizi ko nyine naje gukura nsanga abana y'imyaka 18 20 ningahe biterwa n'amasoso umuntu afite kunangana nsigaye mbona afite uruhara sinzi ariko like us reba byonyine ahani ingofero nyigejeje kandi nta musatsi murabona si we navugaga nyine navugaga ko navugaga ko hari abana bakiri bato basore mu myaka 20 ningahe ako nanjye sini ubona nyine cyera nanjye numvaga ko muri iyo myaka no bikunda kuba ku bantu bakunda umusatsi cyane ibyo bintu nuko ikigunda kuba ngiri kuvuga ze amaze yanserereje ako it's fine bakunda kuzana uruhara bakiri bato no kuntu mfite umusatsi mwiza nanamurusha umusatsi mwiza ubaze ko ndusha umusatsi mwiza n'ahantu bihuriye kuko ngira umusatsi mubi ariko abantu ntago babizi ntago ari mubi da oya ndabizi ko ngira injwiri zikomeye ariko ngiye mba nagerageje kugira barubizi ko bura abantu ngo bagira forehead bari mu bantu beza mwisi nanjye ko mfite forehead irihe ise ni forehead umva mumbare mumbwire mfite forehead nayo mfite ngiye ku buryo afite ka forehead mwereka kuntu bapima forehead bafata iki kiganza gutya ni intoki zingahe enye ukahita urenzaho urundi rumwe utaragira ku musatsi nanjye bikore oya ukorera ku kiganza cyawe mfasha we nenye zuzuye oyaha ubu ntabwo bageza ku ngo utangira hejuru iyi nageze mani n'ugwa gatanu nguruma reka nkwereke mfasha nkwereke dore bagira gutya bahera hano hejuru y'ibitsi yego niho nahereye ukagenda uri kubitsi iki mani ngiye mfite forehead gusetsa nzakwereka abantu bafite forehead ngiye niwe nakurikije katuvuga umuntu basi nzi ushobora kuba ufite sorry ariko to mention ha I'm really sorry ngereka muvuge reka mubabwire kandi niwe tugiye guhurira nanjye kuvuga Nyampinga oya actually truly nanjye kuvuga Nyampinga nanjye kuvuga umuntu abantu bose bazi nanjye kuvuga umuntu nawe wundi Nyampinga abantu bose ntago bamuzi Nyampinga ntago ari popular cyane nk'uwo muntu uwo munini nde Naomi Naomi nawe afite forehead ako ngiye nkunda ira forehead ya Nyampinga ariko bose actually bafite forehead Nyampinga yafunze agashinyo ndashaka kuzafunga agashinyo ariko forehead yaba ari nziza iba byikuzuba mba ndi kwireberamo hari ahantu mufite ho kwirebera ku zuba umva mbabwiye tutararenga utaranjijisha vuga umugani wo mugenura nyine umugani muto umugani mugenura ni iki ni umugani mugufi nyine kwa kundi bavuga ati wenda haryo ushaka inka ryama nkayo ngo n'umugani example ariko abo basigaye bavuga ko ushaka inka igura
numvise n'undi noneho ngo imbwa ngo yihungo ni wa mutipe niko yatubaje imbwa ngo yihungo ivumbi yicara ku meza nibazo mugani umuntu wavuze ntago ngo ari umugani vuga umugani wa kera nyine umuntu yumva ngo ushaka inka ryama nkayo reka kandi navuga nawe sobanura ntago ndi busobanure ahubwo ndabarangira umuntu azabasobanurira akishe nyirankware nzashira nkamenya ayiwe wowe ni n'ubwa mbere mwumvise god damn ninde uzawudusobanurira sore ikina muri bamenye sore ikina muri bamenye sore ikina muri bamenye turamubwira ngo azandike muri comment usobanure oya je ndashaka uzamuza nuko twigeze guhura uzamuzana ndamubaza ati akishe nyirankware nzashira nkamenye ni ibiki ambwira ibintu byinshi biranshobera birancanga ariko rero ukorana na Sereye ukazambarira kamwinginga mu byubahiro bye kamuzi ariko hari abantu badakunda kujya imbere ya kamera bitari filime ariko yatubabarira kaza basi tuzamubaza uzamuvugisha nambwiye ko nanamukunda disi cyane akomana hari n'undi ajya avuga hari umugani ajya avuga wonzi cyane ne akishe nyirankware ngo hari n'undi noneho nawe ujya kumera nk'uwimbwa ngo imbwa yasomeje amata keke you people uwo mugani uva he koko oya nese umva waciye umugani utaye ngere kanze niba uko mugani siko nsenye umugani nzi cyo ko nyinshi mu mitwe yanjye wacinzira utazi ngo bere mucinkono utazi iyo ni indirimbo waciye inzira utazi wari utajya vuga wacinzira utazi ndumva utari kuza ngere kanze mba gusa nge actually ntabeshye nta migani nzi abasa ngere kanze mbacira umugani kandi woroye urwishigisha yararusoma uwo ndaruzi bisobanuye iki ntacyo nzajya ninterprete imigani uvuze urwishigisha yararusoma bisobanuye iki ko uwizaniye ikibazo ari no ugomba kugifesinga usobanurwa n'undi mugani uvuga ngo iyo wikururiye icyinshi cyangwa se icyago cyangwa ikintu kibi urareka kikagutwara ko niwe wakizanye wikururiye icyinshi urareka kikamutwara ariko hari umugani cyangwa se inkubisi y'amabyira yitarukiriza oya wenda nawe ngo inkubisi y'amabyira wita inkubisi wait inkubisi y'amabyira yitarukiriza bisobanuye iki iyo wijanditse mu kibazo uremera kikagufata ndikumva nyine ninga ko dushaka nazi imyaka hozi afite ugenda nese ninge wawuciye niko kugenda ugakunda umukobwa uri kumva amara gukunda umukobwa ugasha like uya ari na mwiza ugakurikira ubwo bwiza ukabona nta kintu yaba afite iki kibazo mu mubiri yo agasanga wenda kwanduje wenda tuvuge n'urugero nk'indwara nyine ya zimwe mu ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina arayikwanduje kandi wabonaga ari pure nta kosa rimuriho ugasanga kwanduje infection ugasanga kwanduje utuntu n'utuntu kandi abantu nkamwe by the way mujya mugira utuntu tw'uturwara bitewe na next time ubundi twazaganiriye next time before yuko turangisoza next time tuzaganire between ngewe ni ikintu umuntu ashaka kuvuga relationship irimo sex ni nziza cyangwa ni mbi cyangwa imaze iki I wish then kugira ngo binabe byiza tuzabazanira umuntu umwe mu bantu bakuze right tuzashaka umuntu umwe mu bantu bakuze kandi uzwi tuzabanza tubiganire hatwumve ubundi abidusobanurira urumva umuntu umwe mu bantu bakuze yego ni byiza ako habaye ako twebwe nk'urubyiruko tuzaba duhari kugira ngo tube mu mwanya w'urubyiruko yego nibyo bivuze hari umugani wanjye naciye nawe usobanuye nawe ugusobanuriye ahubwo naciye uwuhe hari ahubwo yecu undi mugani uwuhe se naciye uwa gatatu amatama masa ntasabiri nk'igisigati bishatse kuvuga mu mana yanjye muzambare niba navuze ibitari byo bishatse kuvuga ko wenda mu gihe nshaka nko kugusaba serivisi wenda ntagomba nyine kuza ngo mpereza serivisi ngomba kugira ikintu bisobanure neza ngomba kugira niba ngukeneyeho serivisi
hari ikintu nkugomba. Uretse niba mukeneyeho serivisi ntago nzi imbokoboko. Yego hari ikintu nyine nkugomba. Vuga ngo niba ntagiye imbokoboko byanze bikunze icyo ndi buvuge kiri bwumvikane ari byo bya bindi ujya wumva mu bukwe bavuga ngo ikizeneko cy'umusaza. Nawe rero umva bye si wagiye kamani. Oh my God, thank you. Guys, umva bye. Imana ibarinde, turabakunda, turarwaye. Ramza arwaye grippe. Nge ndwaye igifu, ndi kunywa amata. So by the way, see you next time. I love you so much. I love you. Keep subscribing, sharing, like and comment. Mwah.